Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, Imana iradukunda, natwe tuyikunde, dukunde bagenzi bacu buri munsi. Muri iyi nzu buri munsi ubohore n'abandi. Dore amasomo atagatifu adufasha kubohoka ndetse no kubohora abandi. None kuwa kane w'icyumweru cya 19 tariki 12 Kanama 2021, isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yozuwe, umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza kwa 11 no 13 kugeza kwa 17. Yozuwe n'imbaga yose y'Abayisiraheli bagera kuri Yorodani. Uhoraho abwira Yozuwe ati, uyu munsi natangira kukubahiriza mu maso ya Isiraheli kugira ngo bamenye ko nzaba ndi kumwe nawe nkuko nabanye na Musa. Naho wowe uhira itegeko abahereza bitambo baheke ubushyinguro uti, nimugera ku nkombe y'amazi ya Yorodani muhagarare muri Yorodani. Yozuwe abwira Abayisiraheli ati, nimwigire hino maze mwumve ijambo ry'Uhoraho Imana yanyu. Nuko Yozuwe aravuga ati, ibi nibyo muzamenya ko Imana nyir'ubuzima iri muri mwe. Dore ubushyingo bw'isezerano ry'umugenga w'isi yose bugiye kubabanziriza muri Yorodani. Ubwo abahereza bitambo bahetse ubushyingo bw'isezerano ry'Uhoraho umugenga w'isi yose, niba bagishinga ibirenge mu mazi ya Yorodani, ako kanya amazi ya Yorodani amanuka ava mu masoko aracikamo kabiri, maze yibumbire mu kizenga kimwe. Nuko imbaga isohoka mu mahema yayo kugira ngo yambuke Yorodani. Naho abahereza bitambo bahetse ubushyingo bw'isezerano bayigendaga imbere. Abahetse ubushyingo bw'isezerano bagikandagira mu mazi yo ku nkengero, kuko kandi amazi ya Yorodani asendera ku nkombe zombi. Igihe cyose cy'isarura, ako kanya amazi yamanukaga ava mu masoko arahagarara, maze yibumbira hamwe icyarimwe kure cyane ahitwa Adama, umujyi uri hafi ya Saritani. Naho amazi yamanukaga ajya mu nyanja ya Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arakama rwose, maze imbaga yambukira ahateganye na Yeriko. Nuko abahereza bitambo bahekaga ubushyingo bw'isezerano ry'Uhoraho bahagarara ku butaka bwumutse muri Yorodani rwagati, mu gihe Isiraheli yose yambukiraga ahumutse. Abahereza bitambo ntibanyeganyega kugeza ubwo imbaga yose yari imaze kwambuka Yorodani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 114. Alleluya. Igihe Abayisiraheli batsotse mu Misiri, inzu ya Yakobo ikava mu gihugu cy'abanyamahanga, Yuda yahindutse igicumbi cy'Uhoraho, Isiraheli hinduka ingarigari ye. Inyanja yarababonye irahunga, Yorodani nayo irakimirana isubira inyuma. Imisozi miremire isimbagurika nk'amapfizi y'intama, n'utununga dusimbagurika nk'abana b'intama. Mbega nyanja utewe n'iki guhunga? Nawe Yorodani utewe n'iki gukimirana usubira inyuma? Mbe imisozi miremire mutewe n'iki gusimbagurika nk'amapfizi y'intama? Namwe tununga mutewe n'iki gusimbagurika nk'abana b'intama? Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 18 umurongo wa 21 kugeza ku 35, n'umutwe wa 19 umurongo wa 1. Muri icyo gihe Petero yegera Yesu aramubaza ati, Nyagasani, wo tuva indimwe nancumuraho nzamubabarire kangahe? Nzagera ku nshuro ndwi? Yesu aramusubiza ati, singubwiye kugeza kuri 7, ahubwo kuri 77. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamurikira ibintu bye. Atangiye kubamurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatare nk'ibihumbi 10. Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura we n'umugore we n'abana be n'ibyo byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. Nuko arapfukama, arunama, avuga ati, nyorohera nzakwishyura byose. Shebuja agize impuhwe aramurekura kandi amurekera umwenda we. Uwo mugaragu akivaho ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari 100, amufata mu muhogo aramuniga ati, ishyura ibyo ndimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere aramwinginga ati, nyorohera nzakwishyura. Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda muroha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntagomba kugira mugenzi wawe impuhwe nkuko nazikugiriye? Shebuja ararakara amugabiza amubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Nguko Data wo mu ijuru azabagirira nimutabarira abagenzi banyu mubikuye ku mutima.
Yesu amaze gutanga izo nyigisho ava mu Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Muvandimwe, gira amahoro, ngwino Yesu akubabarire, hanyuma nawe ujye kubarira wa mugenzi wawe ntavuze izina. Impamvu nirinze kumuvuga izina ni uko yakubabaje bikomeye, birumvikana. Wanamukuyeho amaboko. Kubera iki? Amakosa ye menshi kuri wowe, yaraguhemukiye bikomeye pe. Wasanga n'izina ryo utakinaryibuka, utakizi no kurivuga. Ibaze nawe muvandimwe, Yesu aramutse agukuyeho amaboko, abitse nk'izina rya muri piberi mu gikarito. Ibaze nawe Yesu aramutse akwibagiwe kubera ibyaha uhora wivurugutamo. Yesu waturekura twagwa. Yesu tubabarire. Uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko turabyizeye, usanga mwimpuwe nyinshi. Namwe murabyumva ko imbabazi ziri kuduhamagara muri aya masomo. Ese muvandimwe, uritaba cyangwa uraceceka? Ni koko bavandimwe, icyaha kigira umuntu ikiragi. Ntukwitonda, nutitaba imbabazi waba ikiragi, wavunika. Uyu munsi rero turazirikana ku ijambo riryoshye cyane, ubwiyunge, la réconciliation. Kugira ngo iri jambo rishoboke rigirwa n'amagambo yandi abiri, gusaba no gutanga imbabazi. Rero bakristo bavandimwe, ntimukajye murambirwa ko iri jambo imbabazi akenshi turigarukaho nyine kubera ko n'Imana irikoresha buri munsi kuri twebwe. Rero uramutse urambiwe n'ijambo imbabazi, uzamenye ko urupfu rwegereje. Nivugiraga urupfu rwa roho, dore ko dukunze gutinya urupfu rw'umubiri, la mort physique. Nyamara kandi ubuhemu buba butugejeje kure, ubugomeramana. Kurambirwa imbabazi bingana kurambirwa Imana, kuko Imana yo ni nyiri imbabazi, mu nyanja y'imbabazi, inyanja y'imbabazi z'Imana. Nuko rero bavandimwe, urukundo ruhamagara imbabazi, imbabazi igahamagara urukundo. Imana ni urukundo. Muri aya masomo turabona ko Imana itagirambirwa no kugendana natwe ngo itubabarire, twiyunge nayo kandi twiyunge na bagenzi bacu. Uko Imana yacu ari nyampuhwe zihebuje, natwe duhamagara kuyigana, bityo natwe tugaharana kugira izo mpuhwe buri munsi, tubabarira abandi. Mu isomo rya mbere ejo twumvise uburyo umugaragu w'Imana Musa yarangije ubutumwa bwe hano ku isi. Ariko Imana kubera impuhwe zayo n'umugambi wayo mwiza ibidufiteho, umugambi wo kuducungura, yiyemeje gushyiraho umusimbura, Yozuwe, ari uzakomeza ubutumwa bwo kuyobora umuryango w'Imana bagana mu gihugu cy'isezerano, igihugu cya Kanahani. Uyu munsi turumva Imana iri hagati y'umuryango wayo mu kwambuka inyanja ya Yorodani, mu kimenyetso cy'ubushyinguro bw'isezerano bikoreye. Nuko Yozuwe abwira Abayisiraheli nk'uko Uhoraho yari yabimubwiye ati, nimwigire hino maze mwumve ijambo ry'Uhoraho Imana yanyu. Amen. Arababwira ati, ibi nibyo muzamenyeraho ko Imana nyir'ubuzima iri muri mwe. Dore ubushyinguro bw'isezerano ry'umugenga w'isi yose bugiye kubabanziriza muri Yorodani. Amen. Yorodani izashushanya inyanja y'impuhwe z'Imana, inyanja tubatirizwamo, aho twambuka. Amen. Bakristo bavandimwe, mu buzima Imana ikoresha ibimenyetso byinshi itwereka kuri kugendana natwe, iri kumwe natwe mu rugendo. Mu isomo rya mbere ni mu kimenyetso cy'ubushyinguro bw'isezerano, naho mu ivanjiri ni ijambo imbabazi, la miséricorde, kwiyunga. Kuko Imana izi ko ibyaha bitujyana kure yayo, noneho ikaba ishaka ko twacu kubiri n'icyaha kugira ngo twongere dufatane n'Imana. Le péché nous corrompt, le pardon nous rattache à Dieu. Icyaha kiratumunga, imbabazi ikaduhuza n'Imana. Icyaha kitujyana kure y'Imana. Buri urupfu rubi no gupfira mu cyaha, no kuguma mu cyaha, no kugundira uburyohe bw'icyaha buhita bwihinduranya mu kanya gato bukaza kuba ububihe, gusharira, urupfu. Twebwe rero abakristo, Yesu aradusaba kwiyunga na bagenzi bacu, dusaba kandi dutanga imbabazi buri munsi nta kubara. Ubwo Petero yamubajije ikibazo twese tujya duhura nacyo mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane igihe badukoshereje, bakaduhemukira, bagatwiba, bagatwangiriza, bagaturogera, bakadukorera ibyamfura mbi byinshi cyane, kandi abo batugira nabi aribo twebwe twagiriye neza. Petero yabajije Yesu ati, uwo tuva inda imwe nancumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageza ku nshuro ndwi? Iki kibazo ni ukukitondesha. Mbega ikibazo cyiza bavandimwe, twibuke ko umubare 7 wamukoreshwa n'ubundi mu isezerano rya kera, ariko ku buryo bwo kwihorera, la vengeance. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 4 umurongo wa 23 kugeza kwa 24. Lameki abwira abagore be ati, Ada na Sila, nimutege amatwi. Bagore ba Lameki, nimwumve ijambo ryanjye. Nishe umugabo ankomerekeje, nica n'umwana nsaritse. Ubwo Kayini yahoreye 7, Lameki bazahorerwa 77. 77 babyeyi. Ibaze nawe guhorerwa 77.
iki gisubizo Yezu ahaye Petero kiratureba twese pe, kuko nta n'umwe udahemukirwa kandi nta n'umwe utarahemuka, kuko nyine turi abanyabyaha twese. Yezu aje gukuraho imigenzo ya kera ishaje y'isezerano rya kera biganisha ku kwihorera, ubugome, ububisha. Ubundi Yezu akimakaza imbabazi. Ni imbabazi z'Imana zitagira umupaka. Nuko Yezu aramusubiza ati, sinkubwiye kugeza kuri 7 ahubwo kuri 77. Amen. Murumva ukuntu Yezu ahinduye ibintu. Vengeance à la tolérance. Kwihorera mu koroherana. Yezu urakoze. Kwihorera mu isezerano rya kera, koroherana mu isezerano rishya nk'uko Yezu abitubwiye. Nguko rero gutabara, calculer, kutabarura ibyiza twakoze, ahubwo gukomeza mu cyiza, gukomeza mu mbabazi. Abonder dans la miséricorde divine. Komeza ujye muri Yorodani, inyanja y'impuhwe z'Imana. Umubare 7 muri Bibiliya uvuga umubare ushyitse, la perfection, ubutungane. Ese bishatse kuvuga ko azamubabarira inshuro zitabarika zimugeza ku Mana, nk'uko Imana igira impuhwe zitabarika. Mbese ntabwo ari ukumuha imbabazi nk'uko rura igena ibiciro by'ingendo, ntabwo ari ugushyiraho irati n'iminzani cyangwa gukoresha za calculatrice, imashini kabuhariwe turi kubara, ahubwo c'est pardonner sans mesure. Nuko bara nta gipimo, nta mupaka, nta rati nyine ushyizeho. Ijambo ry'igifaransa pardonner riva kuri rindi ry'ikilatini perdonare, c'est proprement donner complètement, remettre, gutanga wese, kurekura rwose, nta gusatura, nta gucamo, nta kwizigama. Kubabara ukababarira. Kubabarira bisaba kwitanga wese, perdonare. Rero bakristo bavandimwe, mu mbabazi ntihazamwe ibice. Akawa umukobwa wabona nyina aza kumushwanira ko yatwaye inda y'ikinyendaro, nuko akabwira nyina ati, mama ntwite gahoro. Ye baba we ntwite gahoro koko. Nuko rero bavandimwe, uko ntawe utwita gahoro ni nako ntawe unusura impuhwe cyangwa imbabazi z'Imana. Ntawe unusura imbabazi. Gutanga imbabazi no gusaba imbabazi za nyirororeshwa byagiye bikora ku bantu benshi. Nkuko twumvise byagendekeye uriyo mugaragu mu Ivanjiri, shebuja yababariye umwenda we wose kandi munini pe, ariko we yagera kuri mugenzi we agahuhura. Wari umurimo duke akamuniguza, agahuhura, akamufata mu mashyingu. Ese ngewe, ese wowe, amadeni tubereye mu Imana ngana te? Imyenda cyangwa amadeni ni ibyaha byinshi dukorera Imana, ibyo abandi bashobora kubona, n'ibindi byinshi buri wese abaziranyeho n'Imana. Bya bindi wakora rwihishwa, Imana ikakubabarira byose. Ariko wabona nta n'uwo kubonye, waza kubona gato ka mugenzi wawe kakandi yasitayemo, ugahita umuteza rubanda, ugahita umwandagaza, umucira imanza, ukamusebya, nguko kumufungisha, kwihorera, kumurihisha, kumushyira ku karubanda, kumwihimuraho. Kandi Yezu yabitubuje, yabikuyeho. Ariko byo byose wabikoze ntahandi bimuganisha usibye muri prison. Navugaga prison y'icyaha, kwizirika kwa sekibi. Abantu benshi muri isi barwaye indwara zo gutababarira, kudasaba imbabazi. Ibyo byose bigakura izindi nyinshi, indwara z'umubiri n'iza roho. Nibwo uzicara ukayurwara indwara zidasobanutse, kubera umushiha, umujinya, uburakari, kubika inzika, wanze kubabarira abagome, abaguhemukiye. Ijambo imbabazi bavandimwe mujye muryitondera. Ni umuti w'indwara nyinshi pe, ari iza roho ari n'iz'umubiri, cyane cyane ariko iza roho, kuko uburwayi buba ari ubwa roho. Umunsi umwe hirya kure muri Afurika, urugo rw'abakristo bakundanaga cyane, bani intangarugero pe. Umugore rero yaje kujya muri misiyo hanze mu gihugu kimwe, ni nko hirya mu Burayi. Agezeyo agwa mu gishuko, ubwo mwawe atangiye kwibwira icyo ari cyo, nuko atangira kubura amahoro. Icyo gishuko muri gucyumva. Nuko misiyo irangiye, ahindukiye, umugabo we kubera urukundo n'ibyishimo byinshi aza kumutega ku kibuga cy'indege. Umugore yatekereza ukuntu bakundana n'ukuntu yashutswe agahemukira umugabo we, aho guseka ahita atangira kurira. Yashaka kugira n'icyo amubwira, ikiniga kikamufata. Guhera ubwo umugore ntiyongera kuvuga, abikiragi. Umugabo amubonye nawe atangira kurira aboroga. Mbese ibyari reception, kwakira, bihinduka deception, agahinda, ibyago, umubabaro. Cyakora umugabo ntiyari yaramenye ibyabaye, dore ko n'umugore ataragishobora kuvuga. Nuko umugabo n'agahinda kenshi aramwihutana amujyana ku bitaro, bazenguruka ibitaro byinshi amuvuza, ariko ntibabone uburwayi. Hashize umwaka n'amezi nk'atanu, umugore n'agahinda kenshi yareba uburyo umutungo wabo umaze guhashirira, ibyo bagurishe byose ngo bumuvuze, yatekereza n'uburyo yaciye umugabo inyuma, yari yaramuciye inyuma, yatekereza n'uburyo agiye gupfa apfanye agahinda. Kandi nuko yigira inama, afata umugambi, aratinyuka, yandikira umugabo we amusaba imbabazi. Araza apfukama imbere ye na rwa rwandiko amusaba imbabazi.
umugabo n'ikiniga cyinshi yongera kurira. Bigeze aho amaze gusoma rwa rwandiko aramuhamagara aramuhagurutsa ati ndakubabariye. Uko umugore agasomye iri jambo ndakubabariye araseka cyane. Umugabo we ahita aramuhobera. Uko muhobe yavuga ati ndakubabariye ndakubabariye ndakubabariye, wa mugore n'igishimo byinshi ururimi ruragobodoka arangurira ijwi ati koko urankunda ndabibonye. Ubwo ikiganiro kiba kiratangiye, noneho atangiye kumutekerereza ibyamubayeho muri mission. Amen. Byumvikana ibyabereye hirya mu Misiri. Ndabizi abanyabwenge benshi hari ubwo batemera bene ibi bitangaza, nyamara Yesu arakora. Keretse iyo utafunguye umutima wawe, keretse iyo wasabye imbabazi za nyirarureshwa nyine, ni gutakira. Bakristo bavandimwe, nguko uko icyaha gishobora gukumugaza kikaba cyaguhindura ikiragi, impumye, ukamugara pe. Ariko nivugiraga kumugara kuri roho. Ese mugabo, ibaze nawe nk'uyu mugabo tumaze kumva, umugore waguciye inyuma wamubabarira? Muri iyi minsi abashakanye bagenda baca inyuma, biragoye gupfa kubona umugabo wabariye umugore we yamuciye inyuma. Ariko abagore benshi hari ubwo banyuzamo bakababarira, ariko abandi nabo bashobora no kubabarira bagatangiza imbabazi, ariko ari ukubera kubura uko bagira. Nuko rero muvandimwe, nutanga imbabazi za munkize ngo wabuze uko ugira, ngo zazindi ngo wabuze uko agiragwa neza. Nta mukristo ugwa neza kubera kubura uko agira. Ni hahandi n'ubundi ibikomere bizarushaho kwiyongera, usigara uvira imbere, ukomeze uvira imbere, kuvira imbere, kuviramo. Undi mugabo nawe ati aho kugira ngo nzapfukamira umugore ngo musabe imbabazi ngo mbabarira, nzitwararika mpaka sinigere muca inyuma, uko ari igisebo gupfukama. Ye ni igisebo nyine. Ngaho bimenye rero. Ese mukristo umuvandimwe, wowe nta muntu wagusabye imbabazi ukaba waranze kumubabarira? Niba utaramubabarira nawe uracyaboshye, wanze kumubohora nawe uracyaboshye. Ese nta muntu waguhemukiye ukaba umaze igihe kirekire waravuniye ibiti mu matwi, waranze kumusaba imbabazi, waranze kumubabarira? Urarwaye. Ese nta bintu waba warahishe uwo mubana byakuviremo igikomere kidakira, ukaba wirirwa rushya abaganga uzenguruka ibitaro, umarira n'umutungo wose mu bitaro ku mpamvu zo kunangira, kandi Imana iri gutwingingira imbabazi? Hari abantu benshi barwaye imitwe idakira, ibifu, umwijima, umutima, za rubagimpande, imigongo, kanseri, indwara nyinshi zidasobanutse. Ntabwo mvuze ko urwaye wese ari ukubura imbabazi, ahubwo nabwo no kwitonda. Kubera iki? Wasanga ari ibyaha, banze gusaba imbabazi, banze gutanga imbabazi. None shitani yarababoshye, bari muri prison. Nivugiraga prison y'icyaha. Ese mubyeyi, nta bantu bagusabye imbabazi ukaba waranze kubababarira, ukajya wicara mu ntebe y'ifuteye ukavuga uti niba atazaza ngo bamfukamire, ngo bampongere amafaranga menshi, ngo sinzababarira, ngo nta giti kigurukira inyoni uzabaze. Nyamara mubyeyi, inyoni ninde, igiti ninde? Nyamara Imana yo si uko ibigenza. Imana mu kwiyunga n'abantu, Imana niyo ifata iya mbere, niyo itera intambwe ya mbere, igatera 99 izisanga umunyabyaha, igasaba umunyabyaha nawe byibuze gutera agatambwe kamwe rudori, ngo hamwe n'izo 99 zose zuzura 100 bigere ku 100, maze umunyabyaha abona agakiza, ababarirwe, ubutungane. Ni koko twebwe ku bantu ntitwabishobora kubabarira abantu baduhemukiye, batugiriye nabi, biragoye. Umuntu eje none akagucumuraho, neje akazagaruka, neje ubundi akazagaruka, neje ubundi akazagaruka akagucumuraho. Twebwe abantu nyine biratugora, ariko urugero ntago ari ku bantu tugomba kururebera, ahubwo urugero ni ku Mana. Le modèle c'est Jésus-Christ. Ntugafatire urugero ku bantu mu kubabarira, buri gihe urugero ni ku Mana. Munyemere bakristo bavandimwe, nsoreze ku magambo meza ya mutagatifu Yohani Mariya Vianney mu byerekeye imbabazi z'Imana. Yohani Mariya Vianney ati si umunyabyaha ushaka Imana ngo ayisabe imbabazi, ahubwo ni Imana ubwayo imwirukaho ikamugarura agahinduka. Amen, amen. Mwese imbabazi z'Imana zibahoreho. Mbifurije amahoro. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Wadukijije